Nitwa Nkurunziza Emmanuel, ndi umuyobozi w'ishuri ribanza rya Murinja mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma. Iyo twumvise ubutwari cyangwa umunsi w'intwari, twumva abantu b'Abanyarwanda bitangiye Abanyarwanda bakarwana urugamba ariko bagatsinda. Ishyaka Abanyarwanda bagize abana b'Abanyarwanda ariko baharaniye kugira ngo batsinde umwanzi barwanire Abanyarwanda bandi. Uyu munsi rero iyo twumvise intwari z'u Rwanda, twumva ingeri eshatu, twumva Imanzi, twumva Imena n'Ingenzi, ariko twumva cyane twumva ni Fred Gisa Rwigema witangiye Abanyarwanda. Uyu munsi tukaba turi Abanyarwanda batekanye muri uru Rwanda. Twumva ari umunsi w'intwari nk'uyu, dushimira Fred Gisa Rwigema nubwo atakiriho, ariko dushimira ibikorwa yakoze byiza cyane bituma Abanyarwanda turiho dutekanye, dufite amahoro, dushimye kandi twubaka u Rwanda ruzagira n'ejo heza hazaza. Turifuza ko u Rwanda rwacu twateganyiriza abana bacu kugira ngo ejo hazaza hazabe abana bacu bazaruteza imbere. Nitwa Ngendahimana Jean Chrysostome Hodari, ndi daso ukorera mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma. By'umwihariko ndi twahisi wa coordinator w'umurenge wa Kigoma. Jewe iyi tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri hari icyo inyibutsa umunsi w'ubutwari, umunsi w'ingabo z'u Rwanda twibuka uburyo zitanzemo ziyobowe na nyakwigendera Fred Gisa Rwigema. Kuko ndibuka mu 1994 nari umwana muto ufite imyaka 14, navutse 1980, nigaga mu mwaka wa mbere segonderi mu karere ka mu cyahoze ari komine Gikonko. Icyo natangariza Abanyarwanda ni uko kwitanga ni ibyacu. Nitanze ndi umwana muto, handi ninjiye igisirikare njya muri Kadogo School muri 94, ninjiriye i Bugesera ku cyahoze ahantu bitaga ku kiraro cya Rwabusoro, kuko twayoborwaga na Afande Nyamurangwa, niwe twayoboranywe, watuyoboye, turagendana, turitanga, turi abana bato, turara amajoro, tugira gute kubera intego twari dufite yo kurengera Abanyarwanda. Muri make ni nko kwitangira igihugu. No kwitangira igihugu, kubera ko nitangiye igihugu ndi umwana muto ufite imyaka 14, nta ishuri, ariko kubera Abanyarwanda nabonaga bari bapfa, jewe na makinze sure kugira ngo ndengere abasigaye nabo bagire imibereho myiza. Icyo nababwira nuko buri umunyarwanda wari wese agomba kwitanga, kandi ikindi iyi tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri hari kitwibutsa, hari kitwereka ishobora byose mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza. Igihe icyo ari cyo cyose